na pasiteri nanjye kugira ngo amfatishe byaragoranye. Bwa mbere tugihura twaraburanye, rimwe rimwe nkamurusha n'amagambo nkamutera ingingo pasiteri nkumva ibyo ambwiye ntabwo nyuzwe, ariko buriya mfite mama nkimenya ubwenge, yari umwadeperi, ari umutambyi, ari umunyamasengesho, ari umuririmbyi, ari abantu itorero cyangwa se idini riba ryarinjiyemo, kugira ngo ube wamubwira ngo wenda warababariwe bikaba ari ibintu bigoye. Ariko mama nza kumuhuza na pasiteri, ahubwo mama arambwira ati uriya muntu ntuzongere gusengana nawe. Ese burya ese umuntu ubwira ngo ibyaha ngo twarababariwe ngo ibiki, nyine nkabimwumvisha, ariko mama nkumva biragoye. Ariko nyine nanjye namubwira ibintu bimwe na bimwe nkumva arabyumvisha koko nibyo. Ariko mama mu bihe byashize yararwaye araremba, byashobokaga ko yanavamo n'umwuka, kuko abantu barampamagaraga bakambwira ati umuntu araryamye ntiyeguka ntavuga, ati ibintu byakaze. Ubwo mukecuru biba ngombwa ko ajya mu bitaro, nanajyayo mujyana kwa muganga. Tugezeyo nanjye nkabona ntabwo byoroshye, buriya umuntu w'umukecuru buriya uba ukuze ugasanga ibintu byose arabikorera aho aryamye, aba yagiye, aba ageze kure. Ariko nyine ubwo mama akaba ikunda kugira indwara, rimwe na rimwe akavuga ngo ni amibe, hari n'ibishinge kera ajyaga yiteza bya calcium umuntu abimuteraga ntabwo agihari, nyine ugasanga agira indwara yo guhora ababara mu mitsi, mu magufwa, mu biki. Iyo ndwara yo nyimuzeho kuva ndi umwana muto, kuko ninjye bucura bwa mama. Ariko ndashima Imana ko yagiye mu bitaro bakamuvura akoroherwamo, bakaba ari mu rugo tuvugana. Ubwo muri ibyo bihe bwo naramuhamagaraga nkumva ntabasha kuvuga, ntabasha kwitaba, nkumva ni ibintu bigoye. Ariko ubu ndashima Imana, pasiteri nubwo njye naravuze nti, nabwiye Imana ndavuga nti ubwo mama adashobora kwizera, ariko byiza ngereka muhagararire mu kwizera, kuko hari icyo namenye. Biragoye kuba nafata umwanya ngo ngende bimwumvishe ibyo numva ko namukamusobanuriye ngo bimujyemo 100%, biragoye. Aracyari kumwe n'aba banyadini, nibo bamusura, nibo bamubwira ihane, nibo bamubwira ibiki, biragoye rero. Ariko njye kuko hari icyo namenye, byibuza njye hari aho mpagara nkabasha kubwira. Nshobora kubwira Imana nti mukecuru wanjye ntago byibuza aba afite kwizera bitewe n'ibyamugiyemo, ariko byibuza njye muhagarariye muri uwo mwanya, byibuza Imana ikaba yabasha kuba hari icyo yakora kubwo gusenga kwacu. Ariko byashobora ko yava mu mwuka cyangwa se yava mu mubiri, ariko pasiteri yaramusengera aramubwira ati humura nta kintu uzaba, Imana igukuriyeho urupfu. Nubwo we atabasha kubibona, ariko ngewe byibuza ndabibona nkavuga nti uko yagenda kose gusenga hari icyo byakoze cyangwa se hari icyo byongereye. Ndashima Imana ko yavuye kwa muganga nta gikuba gicitse, ataguyeyo. Ikindi kintu nshimira Imana ni icyifuzo nabaha, ngira ngo nababwiye ngo wenda ejo bundi nabonye provisoire, ntago nababwiye impamvu nayibonye. Impamvu nagiye kwishaka nuko umukoresha wanjye yarampamagaye arambwira ati imodoka y'abakozi yanyu nyine tujyana mu ntara, kuko dukora muri uwo mushinga turi abantu batarenze 4, dukora mu bintu nyine byo kugenda dukora mu nganda z'amashanyarazi, dukorana n'abantu bo muri rege, kubera ko tuba tuzenguruka u Rwanda rwose. Umukoresha arambwira ati, arampamagara arambwira ati ndashaka yuko nshakira umukozi w'umutekinisiye ariko ari n'umushoferi afite perimi. Ndamubwira nti ngomba kumushaka. Arambwira ati ariko ntabwo ari none ahangaha, byibuza mu kwezi gutaha nibwo ushobora kumukuzana uwo umushoferi akora ibyo bintu byose, byibuza ku buryo yaba bahembwa byibuza nk'ibihumbi nka 700. Ndavuga nti nta kibazo nzamushaka. Abantu bose nyine tuziranye twagiye dukorana mu zindi wenda ngomero cyangwa se mu zindi nganda, nkabahamagara kabombwiye nti bimeze bitya, akambwira ati perime yanjye ntago nyizeye neza, nanjye wenda narayiguze, uwo nkoze wundi nawe akambwira ati mfite akazi. Ngeze aho ngaho ndicara ndavuga ariko ubundi kubera iki, niba kuko nigeze kujya nsenga mbere Imana ikambwira ati nkwaye perime. None umunsi umwe nza gusengana na pasiteri ndavuga nti ngewe ndabwiye Imana ko nazajya gushaka perime itara nk'ikinyabiziga, zabanze n'ikinyabiziga ngiparike mu nzu, noneho mbone kujya gushaka perime. Pasiteri arambwira ati oya, ahubwo wowe genda uzabanze ushake perime ubone kugira icyo ubwira Imana, uyibwira uti perime ndayifite, ngaho gera n'ikindi kintu umpereza giherekeza iyo perime. Ariko nyine sinabyitaho. Ubwo uwo mukoresha akimara kumbwira icyo kintu, naravuze nti ni ukubera iki ko nanjye wenda mbonye iyo profi, kubera iki njye ntashaka iyo perime. Noneho nanjye wenda imodoka itujyana mu ntara y'akazi, akaba ari njye uzajya uyitwara, nkabwira umukoresha ko perime nayibonye, akaba ari njye uzajya utwara abo bakozi mu kazi, ndi n'umutekinisiye n'ubundi nkora, kuko n'ubundi umukoresha yampaye icyizere, ari njye abwira ati nzanira abakozi, nkeneye wenda umuntu mwese urabona mukeneye abantu bangahe se, ibintu mukora murabona bikeneye abantu bangahe. Ndavuga ni byonyine kuba Imana yarangiriye icyizere ikampuza n'umuntu wenda ukomeye, akaba nawe yangiriye icyizere cyo kuvuga ngo uyu muntu arashoboye, reka nabanzane n'undi mutekinisiye wenda ushoboye. Numva nyine nanjye ngize ishyaka ryo kuba navuga ngo reka nshake perime.
mpamvu nahise mvuga nti rero reka niruke kuri provisoire nyibonye nababwiye ko provisoire nayibonye ntagombye kwiga ninjye biyigishije n'Imana niyo yampaye ubwenge ndiga, ariko ndavuga ngo ntago bigomba kurenga nihaye target, ndavuga ngo ntago bigomba kurenga kuno kwezi perime ntayibonye, ku buryo nzahita mbwira umukoresha nkamubwira nti perime nayibonye saa ku saa tujya mu ntara n'izajya bijyanira abakozi. Ubwo iyo target nyine ndayiha, ubwo ni icyifuzo mbahaye, ubwo natangiye kwiga imodoka ejo, nubwo biba bigoye nyine ubwo nzajya ndiga muri weekend gusa kuko indi minsi mba ndi mu kazi Kigali, weekend nibwo manuka ntazi naho, ubwo ndimo kwigira Kiramuruzi, natangiye kwiga ejo, ariko nabwiye Imana ngo ntago ngomba kubonekamo ubuswa, kuko hari n'umuririmbyi waririmbye ngo abana b'Imana ngo mu ishuri usanga barusha cyane abarusofero, ngo abana b'Imana babona 100% abarusofero bagatsinda. Ndavuga rero ngewe Imana bampaye ubwenge, kandi ikindi na Salomo yaragusabye atarize umuha ubwenge, abasha kuyobora abantu bize amategeko, abasha kuyobora abantu bakomeye, ariko nanjye ndakwinginze kugira ngo numpa icyizere cyo kubana n'abakomeye uzampe n'ubwenge bwo kugira ngo njye mbasha kuvugana nabo. Rero ubwo ni icyifuzo n'ishimwe bashyize imbere icyifuzo kugira ngo byibuza kuno kwezi dutangiye kurangire perime nyinshi. Ubwo tuzongera guhura ngira ngo ndimo mubwire ngo genda urayihawe mu izina rya Yesu.